Amigo wangu banaje no kwinjira akayaga wowe ngo ntumbi akayaga ndi kubona waje mu mahumbezi da none ngirene kuna televiziyo monoma yashije umwanda abayihugiyemo bose se yagurinde we nabuze ibibazo afite koko ibibazo afite ubwo se uvuye ndi hariya mu nzu nawe wawe umushinyaguzi pe agura indi n'ibibazo afite ngagura indi aho twebwe twakwigoma tukayigura twebwe tukunda kuyireba naho undi kuhanga ngagura indi wapi ibibazo byanjye ntabwo mba mbyitaye ubu gutyo ngeze hano turi kumureba mereze bya 50 byasigayemo sinabikubyiye arabiguhaye se banje kuzubaza ariko arabimaye sabwo mwana nubwo yaguhaye uramuhemukiye udufaranga ducyana yimuhaye tubise tugubanya uducemo kabiri mu bihumbi 100 naguhaye senka rwasigaye ibindi senka yose ubwo n'ukundi kwezi kugiye gupfa shange ndakeka nzamwihora akayamahugutse cyangwa ibibazo byarangiye naho ni ndamutse mushaje ngamutesha umutwe nk'umutesha aka kazi ntabwo nakaramba none aranyirukana wenda simutekereza ntabwo yakwirukana kuko nawe n'umuntu uyakeneye kubenda ko umutima wari wa kinyamaswa ntabwo yatuma avuga uti ngafata icyemezo ngahita kwirukana ikibazo cyaba kirimo anyirukanye wanabona nakandi ariko nataha nabwo mwanya ibyo bintu ntabwo aba yisawa ari sawa gutariko ifaranga navunikiza akazi tuba turimo yabyo nayo ndabyumva ariko se ntarangiza asigara mu mushahara ibibazo byese mbyitayeho nanjye afite ibyanjye bingoye kurusha ibye ibyo umwongeye ibyo nuko mbivuga kwezi gupfe ahubwo nayandi ayame ugira umuntu araguhemba warangiza ukanamufasha rwose nyine ubivuze neza cyane ntamemba nose kuba ntiwuyama afite umwanya wo kuyanya yakwaka se gute yaguhaye wayakoreye ayo wose ugira amafaranga ntayagira se aya mayi namaki niho nayimaze kumuha ariko usabura muhemukiye kandi ntakumuhemukira turi abakozi babiri nk'uru rugo ariko ntabwo mukorera ibintu byiza mwa Imana ko ifasha uwifashije biriya 100,000 umuhaye muri miliyoni zingahe gamumarira iki nawe yarifashije nuko ari biriya bibazo byaje ngo nyiri ibyago n'imbwa ziramwonera ariko ibyo bireke ntabwo azabihuhamo igihe kizagera ibibazo abisohoke bivuze neza azabivamo kandi akeka atari kera cyane birumvikana ndahari mu gihe gito kigiye kuza azakwitura ntangamo kimwe akwiture kukwirukana nabyo birashoboka n'igicari nabyo birashoboka sinabitindaho ariko ngewe ubwanjye yanyirukana ariko nagize umutima wo kumufasha akayasaba ubufasha nkaba nabumuha nkuko nanjye ushobora kugira ubufasha nkaba namwenya ngo uti boss akabazo kanaka nyine utuntu akatuma umutima nawe cyangwa umutima nawe ugizeho kumwishyuza urabizi mu rugo ukuntu biba bimeze gatewe gusa se wa muntu nuko utazi ngiye mu rugo ibaze niba bakumereye nabi ukaba wamuhaye ari amafaranga kandi uzi ukuntu waje hameze gusa mwavuganye ko azayakwishyura nako warabimbwiye kujya kudiringa ngo uzaya amajyari abona umuntu yataye umutwe bavuga uti araje gutakambiye ngo imikino y'iki ukamutesha undi ngo uzanyishyura ryari iki n'ibiki aba boss ntabwo bajya bavuga inzira wasanga afite arakura amafaranga yaba ari byiza cyane gize n'amahirwe yahabona akatuma ariya akaba azaguhemba ukwezi kwawe gushize usanga ahubwo uri gukorera mu bihombo wafashije boss shaka ndebe ko mu nzu byitwaye naho ubundi
birakureba nugera iwanyu uri gusa nk'umuhirimbiri bazi ko wagiye gukorera amafaranga. Ikiraho mani rwose ibyo biri. Mushuti murakabasike umeze bite se? ni gutya nyine ntabwo ukwibona se nawe wusuye mani utambwiye. ngutunguye mbere nawe ko uhora witeguye nyine Ariko naribi kuba wibwirije ukasura da. ahubwo se ko wabuze bimeze bite? Sha nyine nanjye mba nihugiyeho nyine suzi isi ibintu by'amabusiness biba bidutesha umutwe ngo ibicuruzwa ngo nawe ubundi urabizi byose. Boss niko baba bameze turabizi nyine. ariko nabo boss nuko nyine umuntu aba yihagarara ariko nabo boss. Nuko nyine abari hasi yawe tubona ari umuboss buriya nuko utabizi. Ariko nayo ntacyo baye nuko uri kwiganyira ariko ntacyo baye. Ndaho ndashima Imana. None se ahubwo byabicuruza byageze mu Rwanda? Byarahageze. Meruka umbwira ngo waratumije ariko natumije byahise biza ahubwo ndi kubicuruza byenda no gushira. Ahubwo reka nze nkubaze buriya ibintu bijyanye n'amatelefone biriya bintu bijyanye n'imirimbo bino by'amasaha urabamo amafaranga cyane. Amafaranga araboneka. Nanjye hari igihe nigeze kuba namva nabikora ariko nanone ntareba nkavuga ati se ibintu nabyo kubijyamo ibintu ku bantu b'abasitari nyine bandi baba bashaka kwambara neza akagaragara neza. Tuntu tw'imirimbo ubundi birumvikana ko ariko nanjye mba numva nabikora. Dore nk'iyo agaciro bihagaze iyi ngira n'ubundi ariko n'ubundi wawe ukabaye unanizaho bakabona unanizaho nanjye nkabanza ndakwata ubukanya uretse buriya cyangwa uzanzanira kanjye nk'akaguza ngahe akagaka 10,000 gusa ariko by'idolari amagana ahubwo ja nawe uratebya ahubwo ngiye shaka gasaha ariko ntabwo kaba hari inyuma kagiye gusa na zahabu ambaye agaciriritse we nzakuzanira agakubiye kuri boss. Ahubwo wowe nyirabyo niwe wakabaye wambaye ibihenze buriya nanjye nubwo ndi kuvuga ati ndaciriritse buriya nta mukire buri ujyambara ibintu bihenze wapi. Abantu b'abakene nyine baba bashaka kwiremeza akazi kizamura ntibambaye ibihenze. Abanyaho umukire wambaye ibihenze ariko ubwo n'ubundi niko bimeze. Buri nk'akakundi wenda nk'abantu nk'abari ababosi baba bacuruza nk'ibiyobyabwenge akenshi cyane usanga atabinywa we ntabwo abazi ikibi cyabyo kuba we yabinywa abari ni ibintu bitabaho. Ariko ahubwo ugasanga ba bantu bo hasi babona badafite n'amafaranga bakajya no kwira kugira babinywa ugasanga nibo babyiyahuza. None rero nanjye maze iminsi nihugiyeho ngo byari bimeze bite? Nta kibazo ariko biragenda. Nanjye hari akantu k'agasuzuma nyine nashaka gukoresha abakozi banjye. Hano ufite abasore babiri bakora hano mu rugo bijyanye n'amasuku ibintu bijyanye no mu gikoni byose nyine wenda n'utundi tuntu tworoheje ariko byose bisa nkaho bijyanye n'ibyo mu rugo. Barakwiba se ko ndi kumva ngo ushaka kubasuzuma? Oya yemwe rwose nabashinze ikindi niwo kubasuzuma ibiki? Ahubwo impamvu bandi kubasuzuma dore nk'ubu ngubu naratekereje ndavuga ati mbese buriya aba basore kare babiri nk'ubu ndamutse ngize nk'ikibazo wenda ndi bosi wabo ndabahemba nta kibazo mfitanye nabo n'ubundi nabikoze mbizi yuko nta kibazo mfitanye nabo. Ndavuga ati nk'ubu ndamutse ngize nk'ikibazo wenda nkaba nabahomba nk'amafaranga cyangwa bakaba banyiba ariko abandi bantu atari bo nyine ari abandi bantu bo hanze nk'ubu bo babyitwaramo gute? Ndavuga ati nk'ubu ndamutse banyibye ushobora gusanga wenda hari ukuntu batafata wenda naramuka mbuze amafaranga yo kubishyura ugasanga byabaye birebire. Ndavuga ni wakwigira nkaho wenda mfite ibibazo nahombye banyibye bakiri guteza ibyanjye nkareba uburyo byagenda. Abenshi rero nk'abo ngabo urabizi abenshi 70%
wakwihangana ngo wahombye cyangwa wagize utwo wapi. nanjye rero nibyo nakoze kugira ndebe. Wenda ntihabura bake bafite umutima ukunda ariko bandi babikundira igiceri nta byo gomba ngo bibaresha. N'ubundi ariko n'ubundi nicyo cya cyabazanye ariko nanjye narabikoze. Abantu baba bafite umutima babona ahombye uvuga ati nawe nta giceri afite koko nyine urabona wenda muba muri kumwe buri munsi kabona nawe ko nta kintu urakavuga ati kambe muretse ndebe ko yasohoka muri biriya bibazo arimo. Ariko undi naha abantu batita ku bibazo ufite bakaba bajya no kurega cyangwa bakabana nabo bakwambura n'utundi wawusigaranye wo gucungira. Nanjye rero ni muri ubwo buryo nanjye nashatse kubikora. Ubwo rero navuze yuko ibicuruzwa bya bindi nagiye kureba Dubai ngo babyibye bagiri kunyishyuza nawe bemereye nabi, ariko hari ikintu byanyeretse nyine. Byakweretse igiki? Reba uko nawe inyangamugayo. Oya ariko nyine urebye ntabwo ari cyane, nta kibazo cyane kirimo. Dore uriya musore umwe muremure Tarapu, wenda ujyawe namubonyemo ubumuntu. Tarapu nanjye iyo mubona mba mbona yagiye impuhwe, ntabwo asamara, nta bintu byinshi aba arimo kandi arakumvira. Umuntu ubaha ntabwo yaguterera hejuru ngo mwishyure ariko n'ibibazo urimo. Rero naragiye ndavuga ati ndagwengera ndavuga ati ibibazo birangije, ariko naramutakiye nawe hari ahantu bimukoze ku mutima, nuko nawe nta mafaranga nyine menshi afite. Abyira ati rero boss urabyiza amafaranga duhemba kuba natunga umuryango wanjye n'ibindi bintu bikenerwa mu buzima nkaba nabyigurira. Arambwira ati rero boss ikintu nagufasha wenda nta mafaranga menshi ufite, ariko arambwira ati arambonera 100,000. We nawe ugira ati nkeneye 3,000,000, ariko arambwira ati ku mafaranga umpemba ntabwo ari menshi ariko ntabwo niba makeya ndabigushimira. Ariko arambwira ati arampa 100,000, ariko mbona biramuhangayikishije, abona bitameze neza. Tarapu n'umwana mwiza ariko ujya kadi uriya sera ujya we uwo mwanya nyimara kuvugana na Tarapu wamaze kubima ayo mafaranga 100,000, uwo kadi yahise aza apasuramo 250 arabirenganya arabyo ati bose wasigamo 50 mereza yanjye. wa mwana w'abashaka igiceri ukwezi kwapfuye, uriya mwana no kujya ahorana hafi nimba ushaka kumukoresha. Wenda nicyo cyamuzanye n'amafaranga. Ariko umuntu utagira impuhwe nawe ntabwo ari mwiza. N'ubundi naba umuntu ubwo birumvikana ko n'ubutunzi nta kintu bwamara. Ntabwo none se ubwo rero katugeye no mu nzu turebe yuko wenda hari icyaba cyatunganye. Inzara ubundi yarije tukateye ko arimo nako kunywa wenda. Tarapu ufite bose ni sawa. Nanjye mba ndi kwiyumvira aho isi bigeze. kubanza kwiyumvira FM. Umeze bite se? Ni sawa. Wa mushuti wanjye bita Poloni yaraje ahangaha yaje kusura, ahubwo nabahamagaye ngo muze mu muzimanire. Nibaza se mwagiye, sinzi namwe mwagiriye. Nje twadugiye mu ngewe na Kade. Musanze runo ndi kubitekerezaho. Ibibazo maze iminsi uri n'ubwo itararangira, ariko ubundi nagize n'amahirwe. Ntabwo wari njye wagize amahirwe, niwe wagize amahirwe. Igitekereza nagiye kumva mu rugo barampamagaye, hari agatungo nahasize harimo udusungu n'uduhene. Uduhene twanjye twabwaguye, nawe bavuga ko bwagura ingurube. Twarabyaye ibyara 2, kamwe baratugurisha kamwe buri kamwe senkani 100. Ndi kwitekerezaho bose 100 namuhaye, wamwongera irindi 100 bikaba desa, kareba yuko ibibazo byagabanuka.
nimba ko n'ubundi byakomeza kugabanuka nubwo ibintu bitoroshye nagiraga rero ndi gusunikire nimba nakurogoye urebye ahubwo sinzi ukuntu navuga rase sinzi ukuntu nagushimira mbega muri makeya kuba wabona umuntu si umukire ni umuntu uciriritse aracyari umukozi akora mu rugo akigomwa akaguriza umuntu nka bosi 200,000 ni ikintu gikomeye bigoye yuko kinashoboka kuba cyaba abandi bakozi niba yatangiye akazi ku itariki 2 ku itariki 27 batangiye gushyushya bosi umubwira ati nyishyura amafaranga yanjye naho kubona umukozi wifata akavuga ati bosi rwose ibibazo urimo ndabyumva akiriye amafaranga mu bidesa urebe yuko wenda hari icyo wakemura ni ubutwari umuntu atabona n'ubujya vuba ariko Imana izajya igufasha urebe yuko wenda hari intambwe watera wenda nawe ukaba wabona udufaranga ayo mafaranga ukubaka umuryango wawe wishimye umeze neza ubwo rero n'ubundi kugira umutima mubi ntabwo aba ari byiza ibyakubayeho nanjye ejo byambaho nkaba nagukeneye kuba rero ntange navuga uti ngibi ibihumbi desa ugasanga ndabikuhaye ugasanga n'ubundi ngiye ndi kuvuga ubusa ngo yewe ngo bosi iki n'ibiki ngo byamukomeranye ngo bigeze yaho ndi nkanjye uri kumufasha ibibazo bye byose nabyo ntabwo yaba ari byiza niba kuko ubundi ukaba wanayihurira ubundi ugasanga ubundi se k'amafaranga ni wowe uyaduha nubwo wenda nayo atari menshi ariko ni menshi kuri twebwe wenda utararenga naho ngaho nubwo nyaba ariko namwe muba mwakoze isaha y'ubuntu nta kazi mukora nkaba pesa nkaba amafaranga yanjye kuko aricyo cyabazanye ubwo rero ubwo cyagiye ukimara kuyama uwo mwanya ukihava nahise njya kubona bonakade anyituyeho arambwira ati rero bosi rwose mu rugo ibintu bimeze nabi arambwira ati ngomba kumwishyura arambwira ati mu bihumbi uzi ko cyagiye mu minsi yashize nabishyuye gusigaramo igice yahise azambwira ati bosi mpa amafaranga yanjye yamuhereza ntakunda ari kubigenza ariko ntacyo bitwaye n'ubundi urebye nicyo cyamuzanye ni ugukora igihe cyo guhembwa cyagera agahembwa akagenda amafaranga nawe ahembwa akayakoresha ibindi biri mu nyungu ze bivuze ngo wayamuhaye none umwana ko ari umwana mubira ukunda amafaranga kurusha imashini yakora ariko n'ubundi nta kibazo kimwe wese ko yaje gushaka nawe ntabwo wamurenganya nawe ibibazo urimo ashobora kuba nawe abirimo ariko n'ubundi wasanga ndetse wenda ko bigenda birutana niba bura ntabwo byoroshye usanga wenda arihembwa nabo bateze amaboko bari ku rubaraza ntawamenya bana bamuciye urubanza basanga n'ubundi bayasamira mu kirere ariko n'ubundi ntabwo aba ari byiza none se hari icyo mwarangije gukora naba ndi kumva ifuremu kitaratungana rwose ubundi tuno tuntu mudukundira iki ko ari televiziyo mwagiye mugenda mukareba televiziyo se kureba ibinyabazungu by'abandi ni ukwifatira utu tuntu biriya ni ibyawe ariko n'ubundi kanajye ngira hano mu nzu nta kibazo gerayo amahoro bose